Cecile ko nkuko nandi makipe yose ashobora kubamo wenda block abemera ibi abatumva ibi gutya na gutya wenda akaba bakoresha imbaraga bafite muri ako kanya ariko realite ihari genganira na Jangwani ariko murindi yarambwiye ati Karenzi nkunda peri cyane kandi rwose nyikorera ntiganda nkumva nakora ibyo ngomba gukora ariko icyo binyigishije hano nuko simbona ko yari guhabwa exception wenda ntakurikiranwe muri case ahuriyemo n'abandi ubutabera soko bukora ibyo ntago byari gushoboka ariko bishobora kuba bino byabafashije mu gufata the culprits, the real culprits. Ko byagaragara ko ashobora kuvuga ati ubuyobozi bwarahindutse birashoboka ko wenda ubuhari butanshaka ubuhari butanyumva neza. So yarambwiye ati nshobora kongera kuba umuvugizi wa APR kuri condition kuba umuvugizi w'abafana kuri condition imwe yatuma nsubira muri ziriya nshingano atari ibyo ntago nzazisubira. We nibyo mwivuganiye ibyo yambwiye jewe ambabarire ubushize nari nabivuze ariko sinajya muri detail. Yego yarambwiye ati wari urimo kumuproteja ngo atajya bifata nabi bidafatwa nabi ndabizi ikintu cyose hari baba bagitegereje kugira ngo bagitwistinge bakijyane baremeye bakugira umubeshyi wabeshyi ibyo mwavuganiye muri ngo arahinduye ndaceceka yakubwiye ngo arahinduye yahindira cyangwa inyungu z'umwana kwari wamuzanye inyungu za Jangwani nanze kujya muri detail ariko yarambwiye ati kugira ngo nongere kuba umuvugizi w'abafana ba APR condition imwe nzasaba. Urumva n'abantu batatu gusa ko mujya kwambara ishati imwe twana nikanze nahise bituranga buri cyose nahisa muri serious n'abantu batatu muri APR bashobora kunsaba ibyo bintu nkemera kubisubiramo. Urumva yarambwiye ati umuntu wa mbere wabinsaba nkabisubiramo ntazuyaje ntanabitekerejeho ntitaye ku yindi mpamvu iyo yose ni umuyobozi w'icyubahiro wa APR afande retired James Kabarebe. Ati amamagaye cyangwa akantumaho akambwira ati subira muri izo nshingano nazikora niruka nzikunze ntitaye ku bindi byose. Umuntu wa kabiri wabinsaba nkabikora ni umugabo w'ingabo afande CDS umuyobozi w'icyubahiro wungirije oya yatubwiye ko atari umuyobozi w'icyubahiro yaravuze ngo wasiye tuvuga wungirije ko yadusabye kare byibuke hari wamwadressinze gutyo umuyobozi w'icyubahiro aravuga ati umuyobozi w'icyubahiro n'umwe yaravuze ati mutazanyagisha ati mujye muvuga uwungirije kare yaradusabye ngo tujye dushiraho uwungirije nibura. Okay nabyo ntacyo bitwara ka wungirije ntacyo reka tumwitwe uwungirije w'icyubahiro kuko icyubahiro we yarabitubwiye ati numwe ariko je uzakora ikosa yuko mbyumva abayobozi baba b'icyubahiro wenda bakarutanwa mu cyubahiro nibyo nyine muri noza ariko bose nabicyubahiro so kuko umugabo w'ingabo we biba biri by default aba ari uw'icyubahiro wa APR. iyo uri umugabo w'ingabo ariko nako bimeze par default uba uburi of course perezida w'icyubahiro muri boss wa chairman muri boss w'umuyobozi wa APR. Amwe ati abinsabye quand même ntacyo narenza nabikora ntiganda nishimye. Urumva uwa gatatu ati ni chairman w'ikipe sibyo chairman w'ikipe ampamagaye tukicarana tukaganira ku mikorere uburyo nabikora ati nawe sinamusuzuma n'ubushize yashyizweho na chairman n'ubushize yashyizweho na chairman kandi yigeze amubwira ati kugira ngo njyewe urampembaye oya yabikoze kuri nozas. So ahandi birashoboka ko umuvugizi ataba umukozi byabaho ariko buri umuvugizi w'abafana ku rwego rw'ikipe nkuru nk'izi mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari amavantage ahabwa
ahesha icyubahiro uwo muvugizi w'abafana akanahesha ikipe ubwayo icyubahiro. Nibyo bashobora no kumuha akazi, hari n'ubwo bamuha akazi katari direct muri club, wamushyira no muri reserve akajya kuba gapishura no kuhamagara ukabyibuza ukamubungabunga kubaka imihanda wamukamuyaburamo opportunity rumwe n'abagafariye nawe yavuga gutyo ngira ngo nicyo abasobanura avuga ati kameme abo babyeyi babinsabye hari uburyo ntabyanga. Icyo numva mu gutegura amagare ubu yabura icyo akoramo muri nyuma y'abo bayobozi batatu yambwira ko azabisubiramo aruko abisabwe n'umwe muri abo batatu basubiremo. Umuyobozi w'icyubahiro wa APR retired General James Kabarebe, umuyobozi umugabo w'ingabo akaba na perezida w'icyubahiro ubwo wungirije reka bareko bivuga wa APR General Mubaraka Muganga ndetse na chairman wa APR. Yego chairman wa APR yaje mu ubwo bihindura isura. Ubwo nyine niba chairman akwangaje aguhamagaye mwangaje ibiganiro kuvuga ati turakora gutya dore bimbangamiye dore bingora dore protection nyene dore yega naguhamagaye yemere gutekereza ko yatumwe nabo bandi wavuze mbere. So ati otherwise ntabwo nzongera kugira gute gukora izo nshingano cyane. So uyu munsi rero nkurikije ibyo urimo uvuga, niba muri abo batatu ntabamuvugishije ubwo silence ye jye nuko nayisesengura naho nayerekeza. Aracyategereje uwo munsi kuvuga ngo arategereje kuvuga ngo muri abo bayobozi ba APR bafata icyemezo kuko abo ngabo iyo bakwangaje iyo baguhaye akazi baranaguproteje aho bibaye ngombwa, baragushyigikira aho bibaye ngombwa. So igihe cyose rero atarabona iyo support cyangwa se wenda washaka kuba ari yategereje akaba ari mpamvu acecetse kuko cyangwa ni sekafira baye irarangiye aracecetse kipe igeze mu Rwanda ntagiye kuyakira ntavuze giye gutangira shampiyona nta kintu avuze. Ibyo byose hari biragaragara ko ariheje reka tujye mu zindi nshingano reka dusesengure gutya biragaragara ko ari isole kandi ntiheje arahejwe. Kanga urugero reka ufungurwa wagarutse kuri izi mikoro utabanje kuvugana na sobuja. Twese tuvugana twaravuganye nyuma yo kuvugana ntubwira n'ibibazo mfite bimwe arabinkemurira ndavuga Karenzi tunavugana n'uburyo nzinjira mu kazi n'umunsi nzinjira mu kazi n'uburyo nzitwara yamaye n'umwanya n'abandi bose bafite inshingano bafunguriwe rimwe. Yego ndakubwira ko bose mbere gusubira mu kazi bahawe briefing bahabwa confidence babwirwa ko akazi kabo kari garanti. Yego nubwo ibyo akora we ari volunteering ari gukorera bushake nabyo ntabwo ari inshingano zoroshye ufungurwa utazi icyo chairman agutekerezaho, utazi ko leadership ya club gutekerezaho, utazi fan base gutekerezaho. Ntabwo ejo ugaruka ngujye kwa kari keza ku Nyarwanda cyangwa ujye kuri SKFM ngwita uvuga utangira kuvugira abantu uzi neza ko ni witsamura baragira bati impore uzi neza ko nuvuga EP barikiriza ngo APR uraza no kubona ibirori yabo bariyo uzi neza ko nibavuga ngo APR uzi neza ko bavuga ndani ibyo ntabwo ari mu nshingano ubu kuko ntabwo yazigaruwe aho kugira ngo asoka habwa iyo confidence ubwo sinzi ko na chairman kwivuga muri interview nkurikije igihe amaze abivuze. Yego shobo byari nko kwikizitangaza makuru kuva yabivuga niba ahubwo yasokeye mu miriro n'ubundi ari ikintu kikiri muri APR nge nifuza ko kuva muri fan base kibanza kikajya no mu bakintu twagarutseho kigomba kubanza kikarangira. Retired Colonel Richard Karasira yabaye chairman wa APR yapwetinzwe n'ubuyobozi. Nta muntu uzahora ari chairman wa APR wahava sibyo hakaza undi ariko umuntu wese ukiri muri APR aba yambaye badge ya APR aba ari umuyobozi w'ikipe nyine ndavuga n'umukozi wayo cyangwa umuntu urimo. Ntabwo umuntu kuba yaragezemo igihe cy'umuntu runaka bigomba kumwicira
nzira cyangwa kumugira umuntu hejwe ku buyobozi bw'undi muntu uzaza. Ibyo birasesengurwa nanone, reka mbwire ukuntu birusesengurwa. Yego, ko ntabwo nibwemere ko utera agatambwe urenge wa mugani wa murongo winjire mu bintu wenda byaba nka speculation. Dore bigomba gusobanuka gutya. Uvuze ngo ibiri kuba kuri Jangwani ko atarahabwa confidence yo gusubira mu nshingano, ngo nuko yaje ku buyobozi kuri leadership ya Fande Karasira retired, ntabwo biraza kuba bisobanutse why, kubera ko ntabwo yakuwe mu nshingano Karasira kivamo, baviriyemo rimwe, hari abakozi bavuyemo icyo gihe, hari abantu bavuyemo icyo gihe, ariko bivuga ko nawe yagezwe iyo ni illusion, ntabwo bigaragara kuko erega turugusesengura nyine kuri leadership ya Fande Deo. We na Jangwani barakoranye kandi bakorana neza kugeza Jangwani afunzwe kandi yafunzwe. Unyemerera isegonda rimwe Lorenzo, unyemerera isegonda rimwe, hari amakuru mutazi, unyemerera isegonda rimwe. Mbere y'ibindi byose njye mbanze nkubwiye ko nkunda APR, sibyo? Ni kipe mvuga nyikunze ibyo nta kiburetse inkuru naringiye kuvuga. Reka ihangane gato Karenzi sibure mu maso ndebe Lorenzo. Noneho niwisiga oya buretse niwitera perfume ihenze, oya buretse ihangane isegonda rimwe, hari amakuru ngiye kuguha uyasesengure ko nanakubwira ko nanjye nya ni buretse manze bikubwira icyo kintu. Witwa Jangwani, impamvu nari nkomoje kuri icyo kintu, bivugwa ko ubwo ubuyobozi ndakubwira ibivugwa bwahindukaga, sibyo? Hari abasezerwa bivuze neza mu nshingano, barimo bandanda, harimo ba Thierry, twabonye benshi bakuye mu nshingano baragenda. N'uwitwa Jangwani kuza gukorera muri iyo mood, yaraje ku ngoma ya Richard Karasira, urabyumva? Ni umuntu watangiye yigengesera, urabyumva? Bikavugwa ko hari abantu, hari amazina runaka ku ruhande adafite naho ahuriye na APR, mbivuge neza neruye, yashatse ko Jangwani asingiza ayo mazina bitewe n'uko uriya mwana ari umukristu. Jangwani ni umuntu adakunda ikibi, adakunda ikibi, adakora ibyo atemera, wakavuga ati njye mvugira APR simvugira abantu. You get ku ruhande, kuko Jangwani afite ubushobozi bwo kuzamura izina runaka akarizamura akagira reputation y'abantu cyane. Nibyo kugusobanura nyine kuba yaranze ko abo bantu yashaka gusingiza, gutwikira abo bantu, kandi nabo bari hafi bigira nk'abari hafi ya APR, biri mu byakomeje gututumba kugeza ku rwego agira ibyaga akajya ku murindi agashaka gukorerwa kudeta yo kumweguza, yo kumuvugiza abafana ba APR ku rwego rw'igihugu. Ntabwo ibyo bintu buretse gato, ntabwo ibyo bintu byo kuzana super manager byaje ako gusa. Ndagira ngo ubwize ukuri muhamiriza Jangwani abamuri hafi, navuganye nawe mbere ko tujya ku murindi, bira bintu bya super manager byateguwe mbere, si ibintu byagezeho ngo mbite bihurangagiye ku murindi. Ariko byari bibangarutso iyo atajya ku murindi, yego bari bafite plan yo kubyexecute gute? Bari bafite byarashoboka. Lorenzo jewe nabivugiye hano, nahamagaye Jangwani jewe mbere yo kajya ku murindi. Urumva? Namenye ko gahunda yo kumudetrona, namenye ahantu umuntu yamaye amakuru arambwira ati ahantu hari abantu bafite aho bahuriye na APR, bari kumwe na super manager mbere yo kujya ku murindi. Unyumve neza, yego ati kandi mu byo baganiriye harimo ko agomba kuba umuvugizi w'abafana. Ndabyumva bukeye mamagara Jangwani, nawe se Jangwani uracyari umuvugizi w'abafana ba APR? Ati cyane rwose, nta n'ikibazo ufitanye na APR, nta kibazo ufitanye n'umuyobozi wari wese, nta kibazo ufite. Ati rwose nta kibazo mfite. Ati no mukanya nari ndimo mvugana na chairman, ati sinibuka event yari hari icyo gihe, ngira ngo ni ku murindi hari ya Gicumbi ya anniversary ati nta kibazo rwose mfite. Ndambwira okay, sinamubwira ibintu byinshi kubera ko birashoboka ko umuntu yanabwira super manager ati nzakugira wenda umuvugizi, wenda hari icyo amushakaho ashaka kumukoresha mu bundi buryo, izindi deals cyangwa n'iki kindi akaba yabimubeshya. So sinigeze mbitindaho kugira ngo anambwiye ati reka ati nta kibazo. Ariko mbere yuko narenga ukaretse naguciye mu ijambo kimeze neza, ariko natunguwe nuko nyine byakomeje kuba Jangwani akijya ku murindi bahise kumurindi ya super manager yagiyeho, bivuze ngo ibyo byose
nta nduru ivugira ubusa ku musozi birashoboka ko Karenzi, plan yari yateguwe mbere y'iminsi 4 iyo tuvuze abantu bafite bahura na APR mu gihe mwumva amakuru nabo nge nihuriye nabo 3:40 z'ijoro mbere y'iminsi 4 ndi Velvet haje witwa Mupenzi Eto ahamagara super manager baricarana haza witwa Manishimwe Jabir bari batatu Manishimwe Jabel umukinnyi binavugwa ko rwose nibikomozwaho wenda naza no kuvanga dossier ze ku ruhande ariko aho hari hicaye abo bantu yewe ninjye ushinzwe entertainment muri Velvet wewe ngiyewe Rikari sibyo se urimo ari kuwa mbere wari uri hafi ya yari hafi yayo cyane nakoze ibishoboka byose kuko nk'umunyamakuru ushobora kubona abantu bicaye ugatata impamvu bicaye witwa Jabir yaje kubavamo aragenda Jabir bivuga neza bakitiranye hasigara Mupenzeto asigara na super manager mu byo baganiriye bari hafi basohokeye Velvet muri passport hano hepfo mu byo baganiriye icyo gihe byarimo nuko super manager agomba kuzaba umuvugizi w'abafana ari gutegurwa nk'umuvugizi w'abafana Mupenzeto nta mwanya afite muri APR ariko barabizi ko yakoranye na APR umuntu waciye muri APR yagira ubushobozi runaka afitemo contact yaba iri hafi sibyo ayo makuru ndi ku murindi mpagera nasanze mu bafana ba APR mutaranabivuga bari babyiteze muri fan base bari barimo babizi nashaka kuvuga amazina ngo abafana bari aho twari turi harimo abafana ku rwego mwasanze no bari bwo kudabantu baganira ibintu bihisha nasanze atari amakuru mashya biza kuba confirmed ngiye kumva numva bombe yani iraturitse kwitwa super manager ari gutegurwa nyine byakomeje no kuva Jangwani yava ku murindi numwe mu bantu batahawe support rwose n'abantu babyitiranya ko twamutumiye hano ntabwo ari twe twamutumiye hano mu kwamamaza Inkerabahizi yari kumwe na Tony Kabanda muri mobilisation amakipe birasanzwe ko adusaba kwakira abantu bayavugira kugira ngo bahamagara abafana kuza ku kibuga n'ibindi byose byakurikiyeho byo kudutuka none agaritwe twamutumiye yego baradututse fine nta kibazo twe turabanyamakuru turabimenyereye b'imikino kandi kudutuka itsoke tuka wese it's fine ariko nagaritwe twamutumiye abantu babyumve neza yaroherejwe nkuko na Jangwani yajyaga yoherezwa ibihe bitandukanye nkuko na Rayon Sport ikeneye kugira ikibwira abafana bohereza Wasiri iyo dufite Wasiri hano dushobora kumutumira ko ni n'umunyamakuru hako ntago ari buri gihe ubwo Rayon Sport bayamwohereje iba yasabye ko twabaha space akaza kuvuga ibintu byabo so rero karagaciyemo ariko ntibantu bagire ngo twaramutumiye byo kumutumira gusa yari mu nshingano z'iki yari mu nshingano twanamutumirira impamvu yazanye n'umuvugizi w'ikipe nje nemera ko Jangwani urwego ariho avugiraho ko abafana ba APR numwe mu bantu beza dufite muri mupira bawuzamurira ambiance sibyo Lorenzo bawuha hype numwe mu bantu bazanye impinduramatwara mu buryo bwo kuzamura ambiance muri sport bibutse batanga ibihembo bya Rwanda Premier nge navugiraga mu matamatama ninubiye ko nta gihembo gisangiwe gihuriweho cyateguriwe Jangwani na Wasiri na abantu b'ingenzi bashyushya amakipe akomeye bashyushya championnat ni umupira w'umwumbati mu kibuga abafana bakagira impamvu yo kujya ku kibuga ni abantu b'ingenzi cyane bidasubirwaho b'ingenzi ubwo rero tunava kuri iyo ngingo na Isa ya Jangwani ubwo impamvu tuvuga ibi hari abo batabizi hari abayobozi ba APR batazi ibivugwamo bafite izindi nshingano niyo mpamvu nabivuze ayo makuru yose aragenda akagera kuri ba Mukeba kandi buriya Mukeba aho yagufatira hose yagufatira ku mukinnyi yabakwemeje agutwaye cyangwa yagutwaye Manara yavuye muri Simba ajya yangi ndizira vuga sibyo none se promising cyangwa batugura bagwa akazi hano none se Sarupongo igihe ava muri Reyo akajya kandi umuntu wisigira hange gusa nako ari umuvugi bete gato ariko none ajyana Sarupongo ku rwego rwa cyangwa nabo ndi kwagereranya
ariko n'umufana w'umufront liner nawe umunsi yagiye mu biro bya APR ku bwa Fande Karasa yarasakuje bamuhaye jezi mu biro by'ikipe induru zaravuze inkuru zarakozwe bategeza ko byari ibintu byoroshye kandi ari umufana utari umuvugizi ibazo no umuvugizi w'abafana none bibaye urumva ni ariko mbemereye ubwo byashoboka cyangwa yajya muri reyo kubera iki tunava kuri iyi nkuru ubwo ari ibyo byose turi kugera turakomoza inkuru hari realite imwe abasirikare mu mikorere yabo ntago bakorera ntago bajya bakorera ku gitutu yego ntago bakorera kuri speculation bareba igikenewe kandi mu gihe cyacyo yego bakanareba angle nyinshi wenda twe tutanareba ni uburenganzira bwabo uyu munsi haba hari izi nshingano za Jangwani wenda ari inshingano zihemberwa tuvuge hari umushahara wa miliyoni ku muvugizi w'abafana ba APR byari kuba ari ibicika ibaze niba ari uko bimeze ibyo turimo tuvuga byose nta gihembo kibamo iyo haza kuba harimo umushahara umunsi bavuga ngo Jangwani arahembwa noneho ni ukuvuga abikora par volonté yatubwiriye ahakona mbere yuko agirwa umuvugizi w'abafana n'ubundi yavugiraga abafana ba APR yego so ni uburenganzira bw'ubuyobozi bwa APR gufata icyemezo bwo guhitamo ubavugira neza cyangwa se no kubaho batamufite ibyo nabyo byashoboka nta kintu kidashoboka APR yagifasheho umwanzuro so sinumva ikibazo kirimo ntabwo Jangwani arimo complaininga ko ashaka uwo mwanya yego abantu babyumve neza nta wundi mbona bawurwanira uwushaka cyane abavugizi bahozeho badahembwa bitangira ikipe ba Emile Karinda barabikoze n'abandi igihe kinini wenda ukaba wavuga uburyo babikoraga wenda ntibujyanye n'igihe tugezemo n'iki ariko barabikoraga kandi n'umutima ukunze so APR ishobora gushyiraho Jangwani ishobora gushyiraho undi Jangwani siwe twari tumuzi nawe ntitwari tumuzi bashobora kuzana undi akabikora neza ushobora kuba supermanager wenda abantu batarakunze ko yabikoze nawe kubera ko yabijemo wenda abihuzagurikamo reka ariko guhubuka ni imvugo mbi ariko wenda ari kugenda nawe azamura nivo akanabikora neza ko ni umuntu uri outspoken ni umuntu uzi kuvuga nawe ni umuntu uri controversial ushobora nyine muri ubwo buryo so avuye n'ibitutsi na agression byashoboka ntabwo ari umuntu utazi kuvuga ni umuntu uri eloquent so ibyo byose twicyo tubona nk'abakurikira umupira nuko ibyo Jangwani yakoraga byari ingirakamaro kandi byarinjizaga biranakenewe yego uko ni ukuri cyane ko chairman wa APR uriho ari wa mbere mu chairman wa APR babayeho wavuze ko APR yifuza ku maximiza stadium revenues APR mu nzira zo kwigira no kongera ubushobozi bw'ibyo yinjiza chairman hari yaravuze rika ndumva icyo gihe mwari mufunzwe yego kumurinda ariko yaravuze press conference yaravuze ngo turifuza natwe ku maximiza ibyinjira yasonaga impamvu bazanye akanyenyeri ka TK haba mu gucuruza jezi haba mu kwishyuza kuri stade turifuza ku maximiza igihe wifuza ku maximiza nicyo gihe gikomeye cyo guha agaciro umuvugizi w'abafana nicyo gihe gikomeye cyo guha agaciro abakora mobilisation no kuzana afana ku kibuga kuko bikonje bitavuzwe nubundi na Lorenzo uyu munsi ari match ya Gicumbi ya APR sibyo mbwira turamutse tutavuze kuri radio tutabivuze bivuze byagenda Jangwani ntavuga niwe mubaka ushyushya abantu sibyo tunavugisha ukuri wenda wabivuze neza abasirikare ntabwo akora ku gitutu wenda ngo twavuze ibi ariko wenda nk'ababyeyi nk'abantu bakunda APR iki kiganiro tugize amahirwe wenda nka president w'icyubahiro nka Fande James akacyumva n'urugero sibyo ashaka kwibaza uyu mwana bavuga ko bakamusharinga bamusuzumye neza cyangwa ari ikibazo n'umwana wize n'umusansi Jangwani si umusansi ntaravuga n'amagambo ntaravuga n'ijambo arimo amainsurite ateranya n'amagongani n'umuntu ukunzwe n'umuntu abarera nabonye urabona n'umureba imwanga ngo waje controversial n'umuntu okay nta gitutu bakorera ariko mu mboni zacu kandi n'abandi ba sportif
Jangwani akwiriye indi treatment muri APR. Mu mvugo nziza, yego, mu mvugo nziza ku rwego rwa APR uwo mwanya urakenewe, uwo muntu arakenewe ukora izo nshingano. Tureke Jangwani, undi uwo ari we wese wabikora arakenewe, ariko akanaba empowered. Kuba hari abatamushaka, ibyo tuvuze byose ubihuje ugahuza dots, atarafungwa njye negezo nsaba ko bamugurira imodoka, shaka kuba haraho gurira akamodoka ka Prius ko kugendamo. Nyine nibyo nkubwira, ngezo ngera warimbigeze nibyo nkubwira ku musharinga, nyine ugomba kubana urenze ku buryo imodoka ashobora no kutamuhemba ka Prius cyangwa ka Levin. At least kumva ngo Jangwani ari muri mobilisation y'abafana ba APR, sibyo? Arava wenda tuvuge Kacyiru kuri RBA yihuta atanguranwa nuko kuri SKFM ikiganiro kitarangira, apekicu kirajye mu kabuga kajya kuri moto yiruka, afata moto yiruka ajya Nyarutarama. Wenda izo radio nkuru moto reba ukuntu zizano hata zo radio eshatu nkuru, reba ukuntu zitatanye Kacyiru, Nyarutarama, Kicukiro. Uyu muhungu Karenzi, uyu muhungu ni imfura cyane, arajya Gishusha, arajya Gisimenti, arajya he kuri moto. Ntago uwo mwanya bazawushyiraho banawushakire n'uburyo kuri umuntu adakora n'amafaranga kuba nerese kuva hano cyangwa na Gishorongi, sibyo? Wamugani ko sipfa no kujya kumwitoza, yagiye Ngoma atwara igikombe Ngoma. Tujye tuvugisha kuri rero turi mu mupira ga urebye n'icyerekezo gishya cy'umupira, ni muri championnat y'isi y'amagare yaje. Ni uburyo bwa attractinga abatourist baza mu gihugu, igihugu kikamenyekana, abashoramari bakaza bakakimenya. N'umupira ugomba kuba uwo amagomba kugushoramo. Natwe tuvuga turosina wenda uyu munsi ibyo dushobora no kutabivuga kuri Wasiri kubera ko tuvuga tuti ni reyo nyine. Uretse ubushobozi bwayo buri limited, uretse n'abakinnyi ntibaba bishimba, n'abakinnyi ubwabo bakina ntibaba bahera, sibyo? Nabo ubwabo biba bigora, ariko APR nta bushobozi buze, sibyo? Ntifite ikibazo cy'ubushobozi, ni ikibazo gusa cyo kubishyira muri gahunda no kubiha agaciro. Ubihaye n'umurongo mwiza, nicyo kibazo. Ukagira n'ikibazo nyine cy'abo bantu batemera Jangwani nyine bari ku ruhande. Ibyo ni ibisanzwe, bazamuteranya, hanze kuba promote. Ndakubwiza uko bazamuteranya usange naho message igera ntihagera. Reka ozi izina rya Jangwani Lorenzo mu masegonda 20 ryose. Jangwani ntabwo akeneye kozwa. Jangwani ashobora kuvugira kuri mikoro nyinshi zihita zo mvugiraho iyo ari mu bihe bye. Jangwani ni umunyamupira uzi kuvuga, uganira bikaryoha, uganira kinyamupira. Sindumva tutse umuntu, sindumva yibasiriye umuntu. No umuntu uri kubwire intege nke zare akakubwira imbaraga za APR umure akababara kuko ikipe igaragaje nk'inyantege nke, ariko mwahuruka butamufitiye inzikana ntoya kuko ntiyakwibasiriye mu buryo uri personal, avuga mu buryo bahejeje ikuzo APR, mu buryo bigaragaza neza muri reputation. Ushobora no gukora ikosa ukamusimbuza ukazana umuntu ukora amabara, harabigeze kubaho basabaga ko bafungwa cyangwa bajya kwisobanura ku magambo bavuze. Jangwani nta naratumizwa na hamwe ngo yisobanure ku magambo yavuze, kandi reba mikoro yirirwa banakosora ariko tayita uburyo bwo kwandika ko Jangwani aba ari umuntu udasanzwe, aba ari umuntu wo kubungwabungwa, aba ari umuntu wo kubungwabungwa kandi kuko atafashe izina runaka ku ruhande ry'umuntu utari no muri APR ngo arisingize bye kuba icyitiriwe cy'uko Jangwani adasingiza kuko yari umwana w'umukristo, umwana rwose usenga. None se kuri mu n'ubundi umurimiraho ibisindi, urumva byose yabitanga ko umuntu afite imbaraga kandi ukaba ukomeje kubateranya. None se ndabateranya gereka ndi umunyamakuru sinzita ngo Jangwani ngomba kubwira amakuru abakunzi ba APR, ntanayabwira n'abayobozi ba ekipe batazi wenda bahishwe ibyo bintu. Jangwani kuba atasingiza izina ry'umuntu runaka utari umunyamakuru ni kimwe no gusunika agenda wenda iri personal, ariko kuba ko Jangwani nibyo zira ari no kudasingiza amazina runaka y'abatari n'abantu bo muri APR, wakasingiza n'izina ry'umuntu uri muri APR ukavuga ati ndasingiza CDS, ni urugero ukavuga ati nkafande CDS General Mubaraka Muganga umuntu wabaye muri APR ayihesha ibikombe arubashywe. Afande James Kabarebe ni umuntu ushaka kuba proud ukavuga ati yego, ukavuga ati ariko ushaka gufata umuntu utari umunyamupira wiyitirira ibintu atakirimo, wirukanywemo gazateza akaduruvayo agenda acomekesha umwana agenda sinzi n'umwana w'umugabo Jangwani by the way ashobora kuba afite n'ubukwe vuba.
ubwo bazamutwerere bamuha ako gasalere bamuha agasalere kamusunike twongere tubone Jangwani avayibinga twongere tubone abafana ba peri buzura stade mwagize inkera y'abahizi mwavuze inkera y'abahizi nuvuga ngo mwababaze ku ntoki kazo ni match narayumvaga yavuze nibyo yego ni wowe uzarongora oya gusa ndabizi nawe urabizi Association Sport Tumunyamerika cyangwa afite umunyamerika ntabwo ubizi na isari yakura cyangwa Amerika none se baramushipinga tubye